Nshuti bakunzi bacu kandi nk'uko mudukunda muri kumwe na Nsengimana Daniel. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'inzira y'igogorwa. Ese urarya ukabona umwanya urongeye urashonje, biba byagenze gute? Kurikira hano ndakwereka uko ibyo kurya bimanuka bikagera mu gice cy'umuhogo. Nyuma yo kubihekenya birumvikana, aho ni mu muhogo. Ibyo kurya birakomeza bigakomeza urugendo, aho mu kanya gato bigiye kuruhukira mu gifu. Murabona yuko byageze mu gifu birenze ku gicamakoma. Hariya mubona ni mu gifu. Mu by'ukuri mu gifu habamo amaside menshi, cyangwa se ubundi buryo bufasha igogora no gukora kw'igifu. Ibyo ni byo bihita bihurira ku cyo wamize, hanyuma bikagishwanyaguza bikakivanamo uduce duto duto, ndetse bikihuza, haba harimo n'amabakiteri atandukanye cyangwa udukoko ngirakamaro dutuma ibyo kurya bivamo amaporoteyine n'ibindi. Bivamo urukoma. Urwo rukoma nirwo rwitegura gukomeza rujya mu rura ruto. Turi kwitegura kureba uko icyo gikoma kimanuka kigana mu rura ruto. Hariya biracyari mu gifu. Murabona ko byamanutse bigana mu rura ruto, small intestine, aho urura ruto rugiye gukamura noneho rugakuramo ibitunga umuntu. Muri make ni uko nguko inzira y'igogorwa igenda kugeza bisohoka.